bahaye ikaze kuri Mukire Entertainment. Diamond Platnumz na Zip Abdul Juma uyu munsi niwe utugezaho amagambo 10 y'inama agira urubyiruko. Ni umuhanzi ukomeye cyane by'umwihariko muri East Africa. Ni umuhanzi ukomeye cyane Diamond Platnumz cyangwa se na Zip Abdul Juma. Naragije kugwa ikaze hano ni kuri Mukire Entertainment. Niba utarakora subscribe kanda subscribe, niba warikoze uri umuntu w'umugabo cyane ndagushimiye. Kanda like uduhe igitekerezo muri commentaire. na Zip Abdul Juma cyangwa se Diamond Platnumz, umuyobozi wa Wasafi, muhanzi ukomeye cyane mu ndirimbo za pop ndetse na R&B ndetse n'indirimbo gakondo hariya muri Tanzania. Narangije kugwa ikaze, reka turebere amwe mu mateka magufi ya Diamond Platnumz mbere yuko turebera hamwe aya magambo 10 inama agira urubyiruko. Ni umukire dore ko afite private jet cyangwa se indege ye bwite. Ntabwo yabura rero kuba yatugezaho amagambo y'inkomezi kabisa akomeye cyane. Narangije kugwa ikaze. Diamond Platnumz na Zip Abdul Juma yavutse tariki 2 z'ukwezi kwa 10 mu mwaka wa 1989 avukira Itandale mu mujyi wa Dar es Salaam mu gihugu cya Tanzania. Ni umugabo wabashije kuba umutsinzi binyuze mu muziki. Ni umukire yaririmbye indirimbo zikomeye cyane, aririmba mu njyana ya hip hop ndetse na R&B ndetse n'indirimbo gakondo hariya muri Tanzania. Yatangiye kugira ku isoko ry'umuziki mu mwaka wa 2010 nibwo yatangiye gusohora indirimbo nyinshi cyane zamumenyekanishije, harimo nk'indirimbo yise Kakwambie, hari indirimbo yise Nawaza, ahita akora indi show ya danje kabisa, indirimbo yise Meriyu yakoranye n'icyamamare Neyo kuva muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, bituma isi yose tuvuga tuti Diamond Platnumz by'umwihariko muri East Africa yaramaze kwigarurira imihanda ku rwego urwo hejuru cyane. Yabashije kugera ku butsinzi bitewe mu mpano ye y'ubuhanzi ndetse no gukora cyane nk'uko abyivugira, ndetse no mu guhanga udushya arakora cyane, azamura impano ye bituma ashinga rebo ye yise Wasafi Records, atera imbere azamura idarapo ry'umuziki muri East Africa ku rwego rudasanzwe binyuze muri rebo yashize ya Wasafi Records cyangwa se Wasibi. Yazamuye abandi bahanzi benshi batandukanye namwe musanzwe muzi. Yabaye umushoramari mu bitangazamakuru byinshi binyuranye, ashinga televiziyo, ashora amafaranga mu bikorwa by'imurikamideri n'ibiganiro byo kuba televiziyo binyuranye, agera ku butsinzi ku rwego rudasanzwe. Diamond Platnumz yatwaye ibihembo byinshi binyuranye bitandukanye, African Music Awards byinshi bigiye bitandukanye kabisa. Reka turebere hamwe amagambo 10 y'ingomezi tugezwa n'iki cyamamare Diamond Platnumz nk'uko tumaze kurebera hamwe mu mateka ye magufi. Icyambere, always aim high and envision your goals. Dream, gira inzozi kandi urote ibintu binini cyane kandi ugaragaze kuvumbura intego zawe. Yes, iki ni ikintu ugomba kwitaho cyane cyane ku bantu tukiri batoya, niyo mpamvu aya magambo abagenewe cyane cyane urubyiruko, ariko n'abantu bakuze namwe mwisangamo kabisa. Gerageza always urote ibintu binini kandi ugaragaze kuvumbura impano yawe. Uyu ni Diamond Platnumz. Stay determined and face the challenge. Yes, hangana n'imbogamizi muri uko kuvumbura impano yawe, kumenya inzozi zawe no guhatanira kubigeraho harimo imbogamizi, ugomba kwiga guhangana n'izo mbogamizi. Yes, uyu ni Diamond Platnumz. Imparence, knowledge, continuous improve your skills. Iga, tangira wige uzamura ubumenyi bwawe. Iyi nayo ni intego cyangwa se ni inzira yakugeza ku ntsinzi yawe kabisa. Ku mwanya wa kane, adopt, flexible and open, change and dynamic the world. Yes, ugomba kugira impinduka, ukaba umuntu ushobora kuba wahinduka ndetse ukaba wahindura n'isi, ukaba umuntu w'impinduka ujyana n'impinduka zigezweho kabisa. Aha nicyo kintu kizima yashatse kuvuga muri make. Ugomba kuba umuntu w'impinduka cyane ko isi nayo ihoramo impinduka zidasanzwe. Ku mwanya wa gatanu, create, use your creativity to express yourself and solve a problem.
koresha umwihariko wawe, wivumbure wowe ubwawe ndetse ukemure n'ibibazo. Ikintu cya mbere ugomba kwitaho, ugomba kwivumbura ukimenya wowe ubwawe, wamara kwimenya ugakemura ibibazo biri muri sosiyete. Aho ngaho uba warangije kuba umutsinzi muri ubu buzima kabisa. Uyu ni Diamond Platnumz cyangwa se Nasib Abdul Juma. Ku mwanya wa gatandatu, network. Build meaningful relationship with others in your field. Igisata urimo. Niba uri mu buhanzi, ubakana ubucuti n'abahanzi. Niba uri mu itangazamakuru, ubakana ubucuti n'abanyamakuru. Niba uri umushoferi, ubakana ubucuti n'abashoferi. Mu gisata urimo, ubakana inshuti n'abantu, ubakana ubucuti n'abantu buri mu gisata kimwe, bizagufasha kugera ku ntsinzi yawe kabisa. Ku mwanya wa gatandatu, Diamond Platnumz. Discipline. Cultivate self-control to achieve your ambition. Yes. Iga kwicunga wowe ubwawe, wigireho ikinyabupfura wowe ubwawe. Discipline yawe kabisa izagufasha kugera ku nzozi zawe. Ku mwanya wa munani, motivate others by sharing your journeys and success. Iri ni ijambo rikomeye cyane, ariko iri ni ijambo rigenewe abantu babashe kugira icyo bageraho. Motiva abantu, fasha abantu, bereka icyizere, bereka ko ibintu bishoboka, ubasangize inzira y'urugendo rwawe rwakugejeje ku ntsinzi. Ahangira ngo yarivugaga ubwe, kuko we yabashije kubigeraho. Ni umuntu ukomeye cyane, ni umukire, ufite jet privé n'ibindi byinshi bitandukanye. Aravuga ngo motivate others, tera morali abandi by sharing your journeys and your success. Tera inkunga abandi, batere morali, ubasangiza urugendo rwawe rwakugejeje ku ntsinzi. Diamond Platnumz. Ku mwanya wa 9, believe, trust in your abilities and the potential for your success. Izere mu bushobozi bwawe, ibyo bintu bishobora kuzakugeza ku ntsinzi no ku ntsinzi idasanzwe. Izerere mu bushobozi bwawe, yizere wowe ubwawe n'umwimerere wawe, bizakugeza ku butsinzi. Ku mwanya wa 10, ijambo rya nyuma, Diamond Platnumz. Act, take initiative, turn your idea into reality. Fata umwanzuro, ukora ibintu byawe kabisa, inzozi zawe uzihindure impamo. Ni ijambo rya 10. Fata umwanzuro, ukore, work hard, inzozi zawe uzihindure impamo. Those 10 motivational words inspire Diamond Platnumz in her way for success, in his ways for success. Yes, icyongereza ni ururimi rw'amahanga, mu byibuke kabisa, ariko twibuke ko aya magambo 10 ugizemo iryo ukuramo kandi rigufashije. Uyu ni Diamond Platnumz cyangwa se Nasib Abdul Juma. Twavuze ku bindi byamamare bikomeye, wasanga ari ukuri Mukire Entertainment. Ikintu ugakora subscribe niba utarayikora. Niba warikoze ndagushimiye cyane, kanda like, uduha igitekerezo muri comment cy'ikindi cyamamare twazavuga mu biganiro biri imbere. Ndabashimiye cyane.